giving surprise gifts in the dream. Yego. Ese ko kibaye surprise nta mukunzi wagutungura. Oya nta. Ubwo nabantu utari witeze baje gutungura ubuzima bwawe kandi kagenda neza. Icya kabiri cyo kwitondera sobanura nyuma. Yego. Kubona ubwawe urimo wongera gusezerana n'uwo mubana ukisanga muri mariage nka muri mu murenge nka muri ku rusengero ukibana mwe bimwongeye gusezerana. Nicyo bita kurenuvera mariage. Yego. Inzozi cyane zirerekana zirareba abantu bafite ingo bubatse n'abandi bashaka gukora ubu. Yego. Okay. Rega bateta bari benshi. Bari benshi. Ubundi nk'isi rege nko bavuga ngo tariki zindi basanga ari bo benshi cyane. Ariko ugasanga rimwe umugabo aragukwepye umusore ubundi agenda akamara igihe ntavuge cyangwa umukobwa nawe atireka tukababwire. Ari gihe umuntu ashwana ati tubivemo. Akumva arabirambiwe. Mukumvikana kubyira gute? Kubireka. Bwacya mukabisubiramo. Muri utwo tuntu. Yego. Kuvuga ngo wongeye kubona wongeye gukora mariage ngo hari niyo mudahuza mugiye kubona nko kubaka urugo ruzima nta kibazo gihari kandi amirwa arabonetse. Ubonye usezerana n'uwawe nubwo yari yagiye yagarutse. Ikindi cya gatatu ye kukivuga baransetsa oya kivuge none se wagisha ntago wagisha. Aha fanta ko kabanyemere nayo wampaye. Oya aba bantu bazamfasha tuyikugurira imaze kubijerekana. Nukurota ubona uwo mwatandukanye arimo gusaba kongera kubana nawe. Ubwo nukurota umu ex niko abantu babyumva babivuga. Ariko ukubwira ati rwose please I wanna come back. Akupfukamira kwinginga ntabwo ari uje ahubwo urugo rwawe rugiye kuba ruzima. Yego. Sibyo ndabyumva. Ndagukurikiye cyane. Noneho kurota urimo utegura mariage n'ubundi mu gihe ibikorwa byayo bihari cyangwa umugore yageze mu rugo umugabo yageze mu rugo ukisanga buri gihe urota uri gutegura ibintu bya mariage uri kudekora uri mu bukwe kandi ukabona n'uradekorera nushobora no kutadekorera abantu bose. Biravuze ngo za mpaka na za ntambara ziri mu rugo cyangwa byakunda mu gihe ukora breakthrough mugiye kongera ko renovera ibintu bigende neza kandi mugende neza cyane. Yego. Kindi kurota wakwambika indi meta ya fiance mwiza ati niyaryamye mbega akagufata akakudrapa kuko akeneye kwemeza wa wundi ko ari cyamurusha. Arabanza mukandagireho yurire nawe wumva ati kuko ningi akubeshya nawe azakugira ku buryo umugabo yemeje kuzenguruka karitsiye asigaye irangije. Kibaza se ngo ntabwo bikunda wabashuga mami nabo batari ko ati pfumva undo turi umugabo inshuro zingahe. Sirasize kunganiriza umpagiye gusunika amavuta. Yego. Ngo umugabo ati cyakora nubwo ni hanya ariko umugabo yasunitse. Ati Imana babarire ko nakoze cyatari kubundi sha byagenze neza kuruta by'umugabo w'iwanjye. Urumva ikintu kiyagijeje ariko urumva hangaha iyo muri gusengera hamwe. Yego. Muri kumwe abisobanura ko abiye gukemuka mu buzima bwanyu. Ubwo ari mu nzozi. Yego. Ikindi kwibona uva mu nzu y'uwanyu uyivamo ujya gutura ahandi ujya kwibana ujya gutangira ubuzima. Bivuze ko iyo usohoka mu nzu y'ababyeyi usohokanye ibikwiriye nivuga ngo ugiye gutangira ubuzima bwawe bwihariye bwiza bwisanzuye aho umuntu azakubaza ngo kukiye ko nagira mu rugo ntibanisanzure uko babyifuza ariko kera bimutse bagiye. Yego. Ya ikindi ni ukurota umusatsi umera batawogosha udapfuka ariko uri ngumera. Yego. Nabyo bivuze ngo ibyiringira ngiye gutabigaruka kandi bije vuba kandi Imana igiye kubashyigikira kugira ngo bize kugenda neza. Ibyo naho twabiganira tuvuga ngo ese koko byashoboka birashoboka
yego ikindi kintu kurota mu rutoki rwawe ibitoki bimwe byana kandi nta rutoki wihinze nta n'ugugira ariko ukabona muratembera mu rutoki ni mu nzozi yego mu murima w'amasaka umurima w'ibigori umurima w'ingano umurima w'ibijumba imyumbati byose ukabona mbega urimo bizenguruka nta n'ibyo ugira unahinga kimwe muri ibyo bisobanuye ngo urugo rwawe rugiye gutungwa n'ubukungu ubundi hari ingano n'ibwami ntabwo ripfa kuzima ku muntu wese ntabwo ziba rero byose ko uri mugenda utabarwa muri Mariya ikindi ni ukurota mwambaye imyenda isa n'umugore wawe cyangwa fiance wawe mwambaye ibisa rwose kandi no mu rugo ntimunabigira ariko ukabirota mu nzozi biravuze ngo Imana ibahaye guhuza kabone ko Satani yari yasaze yego ni ibintu byiza kandi bifatika byumvikana ko tuba ku ngo hano yego tugira inama buri muntu ngo nurota iyo kintu cyiza ugumva ngo narabirose ugarame oya icyiza uragiharanira icyiza uragishaka icyiza uragisengera icyiza uragitegereza ntabwo wivumbura ngo ntiwivumbura ahubwo wibara igihe umaze urwaye wibara igihe umaze udasubizwa wibara igihe umaze udatabarwa muri ubwo buryo menya ngo iki ni cyo gihe cyawe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka mu iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Usuje ngo hayi ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka nkubwire ngo nkwifurije gukomeza kugubwa neza. Imana y'amahoro iguhe umugisha cyane. Amazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi muri bya biganiro byacu bya buri munsi. Ndi kumwe na mushumba waramutse neza. Amahoro y'Imana n'abane nawe kuri uyu munsi wa mbere. Kristo akwishimye uburyo budasanzwe. Amen. Dushimira n'abavandimwe bose baduhamagaye, abatuganirije, abadufashije, abadushyigikiye mwese. Tubabwire ngo umugisha w'Imana ubane namwe. Uyu munsi rero Jerry ntabwo ndi bugaruke mu nzozi zo kwitonderwa. Ubwo ngiye kwerekana ngo wari ufite urugo rubi. Wari ufite ibibazo mu rugo rwawe, wari ufite ibibazo ku babyeyi bawe, wari ufite ibibazo mu rushako rwawe, wari ufite ibibazo mu kukurambagiza kudetinga byarabaye ikibazo, wari ufite ibibazo mu buryo butandukanye ko bushingiye ku ngo n'imibanire. Tugiye vuba the perfect dream, inzozi nziza, perfect dream indicating marriage breakthrough. Inzozi nziza zerekana ko hari impinduka mu rugo, ugiye kugira impinduka mu rugo, mu babyeyi, muri famiye, not ku kazi, ni mu rugo, hano mu mafaranga. Nuvuga ngo ni perfect dreams. Nuvuga ngo ikintu kiri perfect muri cyo ngo ni good, very good, excellent and perfect. Kiri parfait mu Gifaransa. Parfait ni cyiza cyane, nta makemwa. Inzozi zitwa nta makemwa zerekana ko agahinda n'imibabaro byari mu rugo rwawe, byari ku babyeyi bawe birangiye. Apana mu buryo buri bizo, mu buryo bw'ikiganiro. Yego, urazishimiye se? Ndazishimiye. Ni kuko kino cyumweru guhera n'ejo tuzakomeza izerekana ko umuryango ufite umugisha cyangwa ugiye kwinjira mu bibazo. Tuzabiganiza tushobora ku nzozi nashaka nko kubasogongeza, tuzaba zibanda kuri famiye. Imana ibamisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. No kuvuga ngo inzozi ikintu cya mbere, iyo wakira impano igutunguye, mu nzozi, receiving surprise gifts in the dream. Tandukana no kwakira impano, surprise gift, impano igutunguye nyine udakeka. Hoya hari impano ubuzi kari bisanzwe. Nuvuga ngo nk'urugero nk'ubu, umwanzi wakuzaniye impano, natungurwa bikomeye, ukarota mu nzozi ubona nakana kayinzanira. Ahantu babigusobanurira yuko mu rugo rwawe cyangwa muri fiançailles yawe, muri mariage yawe,
Imana igiye kumva ugiye gusohoka mu gahinda ramazemo igihe kirekire. Yego. Mu gihe uri kwakira Imana itunguranye, receiving surprise gifts in the dream. Yego. Ese ko kibaye surprise nta mukunzi wagutungura, oya nta, ubwo ni abantu utari witeze baje gutungura ubuzima bwawe kandi kagenda neza. Icya kabiri cyo kwitondera sobanuranyemo, kubona ubwawe urimo wongera gusezerana n'uwo mubana, ukisanga muri mariage, nka muri mu murenge, nka muri ku rusengero, ukibona mwe mwongeye gusezerana. Nicyo bita kurenuvera mariage. Yego. Inzozi cyane zirerekana, zirareba abantu bafite ingo bubatse n'abandi bashaka gukora ubu. Yego. Okay. Rega bateta bari benshi. Bari benshi. Ubundi nk'iyi si rege bamwe bavuga ngo tariki zindi basanga ari bo benshi cyane, ariko ugasanga rimwe umugabo aragukwepye umusore, ubundi akagenda akamara igihe ntavuge, cyangwa umukobwa nawe atireka tukababwire, arigena umuntu ashwana ati tubivemo, akumva arabirambiwe, mukumvikana kubyira gute kubireka, bwacya mukabisubiramo. muri utwo tuntu. Yego. Kuvuga ngo wongeye kubona wongeye gukora mariage, ngo hari niyo mudahuza mugiye kubona nko kubaka urugo ruzima, nta kibazo gihari kandi amirwa arabonetse, ubonye usezerana n'uwawe nubwo yari yagiye yagarutse. Ikindi cya gatatu, ye kukivuga baransetsa, oya kivuge none se wagisha, ntago wagisha. Aha, fanta ko kabanyemere nayo wampaye. Oya, aba bantu bazamfasha tuyikugurire. Imaze kuba ijerekani. Nukurota ubona uwo mwatandukanye arimo gusaba kongera kubana nawe. Ubwo nukurota umu ex, niko abantu babyumva babivuga. Ariko ukubwira ati rwose please I wanna come back, akupfukamira kwinginga, ntabwo ari uje ahubwo urugo rwawe rugiye kuba ruzima. Yego. Sibyo? Ndabyumva. Ndagukurikiye cyane. Noneho kurota urimo utegura mariage, n'ubundi mu gihe ibikorwa byawe bihari, cyangwa umugore yageze mu rugo, umugabo yageze mu rugo, ukisanga buri gihe urota uri gutegura ibintu bya mariage, uri kudekora, uri mu bukwe, kandi ukabona n'uradekorera, nushobora no kutadekorera abantu bose. Biravuze ngo za mpaka na za ntambara ziri mu rugo cyangwa byakunda mu gihe ukora breakthrough, mugiye kongera ko renovera ibintu bigende neza kandi mugende neza cyane. Yego. Ikindi kurota wakwambika indi mpeta ya fiancé kuri uru rutoki, nanze gukora kwa kundi yabigenza. Ya fiancé bayambara hano. Yego. Muri musomba zose. Ya fiancé ni hano. Kurota bongera bagacomeka n'indi. Ashaka baro hari n'igihe ashobora no kuyicomekamo ariko abantu ntumureba, utamwitaye. Natwe ngo twitaye ku biri, ntabwo twitaye kumenya uwo ari we. Igikorwa kiriho nuko wambaye indi mpeta. Yego. Muvuga ngo wambaye indi ya ntuze bita fiancé. Ya fiancé. Propose. Se byaba propose fiancé. Ndashaje. Mfasha twumve. Propose. Niyo iyo ngiyo bakwambika abisaba. Will you marry me? Yeah. That's the proposal ring. Ya fiancé rero ngira ngo nimwe bambara muri dote. Muri dote. So no kubona rero yongiriye propose ibaho, kandi babora hari ya mbere propose. Hano ko ni ntuze ni ya buri mu gusaba nyene yuko akwereka imbere nuko igatungana. So kubona wongera kuyambara equipressing cyangwa se ikasanga indi hari, biravuze ngo izihasanga mwarwanaga hari isano shyashya rigiye kuboneka. Wow, amina. Ikindi kurota usengana n'uwo mubana cyangwa fiancé wawe, muri mu cyumba musengana, serura kubirota musengana n'uwo mubana buri munsi. Yego. Vuba cyane, nziko ndazi kwajya rota nawe. Bundi iyo ubonye usenga uri kurota,
ukarota muri gusengana n'uwo Gusengana mubana cyangwa fiance wawe cyangwa umwex wawe n'undi wese bisobanuye ngo mu by'ukuri Imana iri kumwe namwe urugo rugiye kongera rwubakike suko rwanasenyutse ariko hari utuntu tw'imbere abantu batari bazi yego ntimwasenga mutaturiranye ubwo umwe amenera amabanga undi abo bita ba radio sarusi abita za MTN Yoro MTN iyo bita Airtel kandi ntago ari Airtel ni umuntu hano bita ngo imineke ihiye hari akantu nabonye kuri agana kuri TikTok mu gitondo ndaseka ndaryama umwabwira ndi ngo yewe ngo sinarinzi neza ko kuva nabaho mbana n'ingurube mu nzu ati se gute kumbwa ibyo ngibyo narambwira ngo umugore yaganiye n'undi muntu turi kumwe mbumva mu buriri aramubwira ngo rega ngo buretse kugenda yangurube ntiraza ngo ntiragenda ati ntabwo narinzi ko ndi ingurube mu rugo rwose no kuri reze bwa simbaraje nuko ari bivugwa tugaseka ariko hari abagore basebya abagabo babo hariho n'abagabo basebya abagore babo aho banze unyumve ndiko kumva cyane umugabo ujya gutereta avuga nabo umugore we abikwibwira ariko ndi hano ati niwe nayatura mu rutawe bra 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 ni wowe mwiza ati niyaryamye mbega akagufata akakudrapa kuko akeneye kwemeza wa wundi ko ari cyamurusha arabanza mukandagireho yurire nawe wumva ati kuko ningi arakubeshya nawe azakugira ku buryo umugabo yemeje kuzenguruka karitsiye asigaye irangije kibaza se ngo ntabwo bikunda wabashuga mami nabo batari ko ati umva undo turi umugabo inshuro zingahe sirasize kunganiriza umuntu gusunika amavuta yego ngo umugabo ati cyakora nubwo ni hanya ariko umugabo yasunitse ati Imana babarire ko nakoze cyatari ku bundi sha byagenze neza kuruta iby'umugabo w'iwanjye urumva ikintu kiyagijeje ariko urumva ahangaha iyo muri gusengera hamwe yego muri kumwe abisobanura ko abiye gukemuka mu buzima bwanyu ubwo ari mu nzozi yego ikindi kwibona uva mu nzu y'uwanyu uyivamo ujya gutura ahandi ujya kwibana ujya gutangira ubuzima bivuze ko iyo usohoka mu nzu y'ababyeyi usohokanye ibikwiriye nuvuga ngo ugiye gutangira ubuzima bwawe bwihariye bwiza bwisanzuye aho umuntu azakubaza ngo kukiye ko nagira mu rugo ntibanisanzure uko babyifuza ariko kera bimutse bagiye yego ya ikindi ni ukurota umusatsi umera batawogosha udapfuka ariko uri ngumera yego nabyo bivuze ngo ibyiringira ngiye gutabigaruka kandi bije vuba kandi Imana igiye kubashyigikira kugira ngo bize kugenda neza ibyo naho twabiganira tuvuga ngo ese koko byashoboka birashoboka yego ikindi kintu kurota mu rutoki rwe bitoki bimwe byana kandi nta rutoki wihinze nta nugugira ariko ukabona muratembera mu rutoki ni mu nzozi yego mu murimo w'amasaka umurimo w'ibigori umurimo w'ingano umurimo w'ibijumba imyumbati byose ukabona mbega urimo bizenguruka nta n'ibyo ugira unahinga kimwe muri ibyo bisobanuye ngo urugo rwawe rugiye gutungwa n'ubukungu ubundi hari ingano n'ibwami ntabwo ripfa kuzima ku muntu wese ntabwo ziba rero byurusana ko uri mugenda utabarwa muri Mariya ikindi ni ukurota mwambaye imyenda isa n'umugore wawe cyangwa fiance wawe mwambaye ibisa rwose kandi no mu rugo ntimunabigira ariko ukabirota mu nzozi biravuze ngo Imana ibahaye guhuza kabone ko Satani yari yasaze yego ni ibintu byiza kandi bifatika byumvikana ko tuvuga ku ngo hano yego tugira inama buri muntu ngo nurota iyo kintu cyiza ugumva ngo narabirose ugarame oya icyiza uragiharanira icyiza uragishaka icyiza uragisengera icyiza uragitegereza ntabwo wivumbura ngo ntiwivumbura ahubwo wibara igihe umaze urwaye wibara igihe umaze udasubizwa wibara igihe umaze udatabarwa muri ubwo buryo menya ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo urugo rwawe ubuzima bwawe fiançailles yawe mariage yawe ibiri protected by the blood of Jesus kandi Imana
ndi mu ruhande rwawe, ko ugomba gukomera, ntucike intege, ntucogore, abo ukambara imbaraga zo gutsinda ku manywa na nijoro. Erega ibyiza urabiharanira nk'uko iyo ubirwanya kugira ngo bigende. Haranira kubaho neza, hamagarira gusenga, hamagarira gukora, hamagarira guca bugufi, kandi umenye ko iby'Imana gukoresha n'abandi. Hamara guca bugufi utangire wakiriza imbaraga twita ngo ni supernatural. Imbaraga ziri hejuru, umuntu muroga ntafate bakamugwanya ntibamubone ku buryo ugora abantu kandi mwicaranye. Yego, ubwo ukajya bakopa nk'ifi mu mazi bagukura ese ahubwo binakunda ko ntibashaka icyo bari buze gushaka ntago wakibahaye. Ntabwo namenya amabanga y'urugo, uramenye urugo nigeze ntago wayabona. Yakuyeze ndabwira iki? Reka bikintu gitwica Jerry, wumva hari umuntu wese wamubwira akantu kose uhuye nako, vuga ibyo mu murimo, vuga ariko nibura umugabo muzima, nibura umugore muzima, irinde kuvuga urugo rwawe. Nushaka ntubivuga ibyiza bazabyibonera, ntuvuge ibi nabyo bazajya ute bazabyibonera. Ibiri ngombwa bazabyibonera utigiye kwita kubivuga. Rero urinda umutima yo kwinjirwamo n'amaganya n'amarira, niwe wamumpaye, ese si wowe kuki wabikoze mwami, nari umuririmbyi, nari umudiyakoni, ngeze iwe mbura amahoro, mbura n'icyajya ahubwo ati so bisaba rero kugomba kugira ubwenge ukakiriza imbaraga zikurengera. Imana iguhe umugisha. Amen. Ndizera amakopre ahangaha yabyumvise cyane. Reka tubashimire cyane mushumba. Murakoze cyane.